Aramutse Yesu ashimwe. Reka turirimbe umuririmbyi wa 91 mu gushimisha Imana, aba ariho turamirizamo Yesu, tubwiriramo Yesu iby'uyu munsi. Amen. Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Ari igitare, Yesu ni we gitare, gitare cyanjye ni wowe Mwami. Navuga iki iyo ntakugira Yesu ngo nguhungiremo? Igitondo uyu munsi ndagushimira, wambereye ubuhungiro Mana, wambereye ubuhungiro Yesu. Mu mbabazi zawe aho ngaho nahaboneye ubuturo, nahaboneye ubuhungiro, nahaboneye ineza, nahaboneye amahoro. Haleluya, haleluya. Shima Mwami, shima gitare, shima Mwami w'amahoro, shima Data. Haleluya, shima Kristo. Urubavu rwawe binyiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha. Yesu ndagushimira, amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwawe binkiza mu buryo bwombi, urubanza rw'ibyaha. Ndagushima Mana, igitondo wumve ko ngushimiye, wumve ko ngushimiye. Amazi n'amaraso byakuyeho imbaraga z'icyaha. Ndagushima Mana, ndagushima Yesu, ndagushima Mwami mwiza. Igitondo wumve ko ngushimye Mwana. Agahinda gasaze Yesu we, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha, byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Ntacyo dufite Mana, igitondo Mwana, nta wundi dufite wadukuraho ibyaha uretse wowe Yesu wabyisizeho, uretse amaraso yawe, uretse mu mbabazi zawe gusa, uretse insinzi y'igorogota, uretse insinzi yo ku musaraba. Aho ngaho niho ibyaha bituvaho mu kubyihana. Haleluya, ndagushima Mwana. Uwamfiriyeho niwo njya niringira, nambaye ubusa Yesu, ndakwinginze unyambike gukiranuka kwawe, kumbera umwambaro muri iki gihe, muri iyi minsi yanjye yo kuba mu buzima bwacu Mwami. Turi hano Yesu, igitondo turi hano Mwami. Duha ubundi buntu Mwami, ubuntu bwawe Mwami. Mutabazi negupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi negupfa,
Imana gitare cyanjye ni wowe, kandi Mana nguhungire iki gitondo kubw'imbabazi zawe nyinshi, kubw'ubuntu bwawe bwinshi, kubw'ineza yawe Mwami. Ni wowe nihishemo, ni wowe mpanze amaso Mwami. None ubu nkwihishemo, iki gitondo nkwihishemo, iki gitondo Mwami, mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu, uyu munsi ni wowe nihishemo, uyu munsi ni wowe mbungiyeho, uyu munsi ni wowe turebyeho. Haleluya. Gitare cyanjye ushimwe Yesu, uri igitare cyacu ushyirwe hejuru. Yesu, uri umucunguzi wacu wubahwe. Yesu, urakwiriye uhimbazwe. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, Filimoni. Muri Filimoni igice cya mbere umurongo wa 7 haranditse ngo, mwene data, nanejejwe cyane kandi nahumurijwe n'urukundo rwawe, nuko waruhuye imitima y'abera. Ansubiremo, mwene data, nanejejwe cyane kandi nahumurijwe n'urukundo rwawe, nuko waruhuye imitima y'abera. Uyu ni Pawulo na Timoteyo bandikira Filimoni. Filimoni hari ibyo yari yarakoreye abera, hari urukundo yari yaragaragarije abera, hari ibyiza yari yarakoreye abera. Abera baraho bagira ihumure, abera bongera kubona ineza y'Imana biciye muri Filimoni. Abera bongera kumva imbabazi z'Imana biciye muri Filimoni. Abera bongera guseka biciye muri Filimoni. Nibwo Pawulo na Timoteyo bamwandikiye bamubwira ko banezerewe. Ibyo Filimoni yakoze byatumye Pawulo na Timoteyo bari barabimenye. Abera bamubwira ukuntu Filimoni yatumye bagira ihumure, yagaragaje urukundo rw'abera. Ndagira iki gitondo twisengera urukundo, twisengera urukundo mu bera. Kugira urukundo rurakenewe, urukundo mu bakristo, urukundo rurakenewe. Biravuga ngo naho nagira indimi nyinshi nk'iz'abamarayika, ariko singira urukundo ntacyo bimaze. Keneye gukunda mwene so. Imana yaradukunze, iratwitangira iduha Yesu. Yesu atubera igitare duhungiramo nk'uko indirimbo tumaze kuririmba ibivuze. Ariko kandi uru rukundo rwa Yesu ntabwo tugomba kurwicaramo gusa ngo twumve tuguwe neza, ahubwo nako tugomba gufata uru rukundo tukarujyana mu bandi. Uru rukundo tukaruterura tukarwereka abandi. Uru rukundo tukarufata tukajya guhumuriza abandi nk'uko Filimoni yabikoze. Filimoni atubera urugero uyu munsi. Filimoni atume natwe tugira ishyaka ryo kugira umuntu usetse ku bwacu, umuntu ugize ihumure, umuntu wongeye kunezererwa Imana, umuntu wongeye kubona imbabazi z'Imana biciye mu rukundo, umuntu yongera abona ineza y'Imana biciye mu rukundo. Imitima y'abera iruhuke biciye mu rukundo rwawe. Abari barushye, indushyi ziruhuke, imfubyi, abakene bagira ubuzima, abababaye kubw'urukundo bagaragarije bagira ibyishimo, maze ibyo byishimo batere guhimbaza Imana, uwo munezero batere guhimbaza Imana. Icyo ukoze gitume bashyira izina rya Yesu hejuru, bitume bongera kwibuka Imana, bitume bongera kumva baryohewe n'urugendo rw'agakiza, banezerewe mu Mana. Haleluya. Ndakwibutsa ko uyu nguyu muri iki gitabo cya Filimoni, uyu ni Pawulo na Timoteyo bari bandikiye Filimoni. Baramubwira ngo, mwene data, nanejejwe cyane kandi nahumurijwe n'urukundo rwawe, nuko waruhuye imitima y'abera. Abera bari barushye. Haleluya. Abera bari bababaye. Abera hari aho batari bari kubona ubutabazi, ariko Filimoni wari waramenye Yesu, Filimoni wari waruzuye urukundo rwa Yesu, ajya kurwerekana, bituma babona ihumure. Erega ntabwo Imana izakoresha ibiti n'amabuye, izakoresha wowe.
ugende werekana urwo rukundo. Izakoresha wowe kugira ngo abandi batabarwe, izakoresha twebwe kugira ngo abandi bagire umunezero, kugira ngo abandi bongere babone Imana mu bundi buryo. Reka twisengere uyu munsi, ubwira Imana ngo Mana unyuzuze urukundo. Aho udafite urukundo usaba Imana imbabazi. Hari igihe ibihe biza bikatumaramo urukundo, bikadukamura. Hari igihe abantu batumaramo rwose ukumva biraka, ariko urukundo rw'abajya mu ijuru, urukundo Yesu yadukunze, iyo turwuzuye tukarwemera tukarwakira, natwe rutwinjiramo tukarushyira n'abandi. Ese wakwemera ko Yesu yagukunze nawe ugakunda abandi? Nanjye ngakunda abandi, ngakunda bene data, nkabifuriza ibyiza, nkabagirira neza, nkajyana ihumure mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, Yesu akamenyekana biciye mu rukundo, biciye mu byo ukoze bijyanye n'urukundo. Haleluya! Turagushimiye Mana, turagushimiye ko waduhaye Yesu. Yesu akadukunda uko turi, akemera kuba igitare twihishamo. Yesu akadukunda uko turi, akemera kutwitangira. Yesu akadukunda uko turi, akatubabarira. Yesu akadukunda uko turi, amazi n'amaraso bikava mu rubavu rwe ku bwacu kugira ngo twozwe. Yesu akadukunda uko turi, akaduha ihumure, akatugarura mu rugo, agatuma dukira umujinya w'Imana. Uyu munsi tukaba twihishe muri Yesu, uyu munsi tukaba turi kugendera muri we kuko ariho harimo ubugingo buhoraho. Turagushima Mwami, ijambo ryawe ni ukuri. Turisengeye kugira urukundo rwawe Mana. Reka rutwuzure, reka tugende tugaragaza urukundo. Uyu munsi twuzure urukundo, gitare cyacu Mwami. Haleluya! Twongere tugendere mu rukundo, twongere tugaragaza urukundo, twongere dukore ibyiza bituma abantu bongera kubona urukundo rwawe Mana. Uyu munsi ushimwe, 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 ushimwe. Urukundo rwawe Mana rwongere rugaragare mu bera. Urukundo rwawe Mana rwongere abantu bajyana urukundo rwawe hafi na kure, kugera ku mpera y'isi bajyana urukundo Mwami. Turisengeye gukorera mu rukundo nk'abakumenye, turisengeye kugendera mu rukundo mu izina rya Yesu. Mu butware bwa Yesu, mu butware bwawe Papa, twuzuze urukundo bundi bushyashya. Tujyane ihumure mu rukundo, tugukorere mu rukundo, dusengere mu rukundo, tuvugire mu rukundo, tubane mu rukundo. Mwami, uru rukundo Mwuka Wera w'Imana wongere urwuzuze mu bera iki gitondo. Turisengeye ngo wongere utwuzuze urukundo bundi bushya, kandi uru rukundo rwerekane icyubahiro cyawe Yesu, kandi uru rukundo rwerekane ineza yawe Yesu, kandi uru rukundo rukore hafi na kure, kandi uru rukundo rutuma bene data bagira ihumure, rutuma abandi bagira ihumure, rutuma abandi bongera kubaha Imana, rutuma abandi bongera gukunda Imana, bitume Kristo arushaho kumenyekana hafi na kure. Urakoze Mwami, turagushimiye. Aho tutakoze iby'urukundo utugirira imbabazi, aho tutagendeye mu rukundo utugirira imbabazi, aho twikunze ntitwakunda abandi utugirira imbabazi, aho twirebyeho ntitwajyana ihumure kandi barariduhaye utugirira imbabazi, aho tutavugiye mu rukundo utugirira imbabazi. Mu izina rya Yesu, urukundo wongera ucana umuriro w'urukundo mubera Mana. Iki gitondo nicyo dusengeye, wongera ucana umuriro mubera urukundo rwawe, ihumure ryawe ry'urukundo, abantu babona ineza yawe Mana. Bagushime kubw'urukundo twerekanye, baguhimbaze kubwa buri wese ufashe decision yo kongera kugarukana urukundo, yo kongera gukora ibyiza mu rukundo, kongera gufasha abandi mu rukundo, kongera kwitangira abandi mu rukundo, kongera kujyana ihumure ryawe mu rukundo. Mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share. Shalom.